ndabashuje mwese bakunzi b'ubuzima n'Imana yabuduhaye mugira amahoro kandi bigende neza. Imana ibarinde icyago, ibahe ibyiza byose bishoboka. Wowe ufunguye iyi channel ukaba uri hano, Imana ikurebere ibyiza, ikurabire kandi kurebe neza, iguha amahoro, iguha umugisha. Nashatse rero ko uyu munsi tuganira ku buryo bwiza butunganye bwizweho kandi bukoreshwa ku bantu bose yewe n'abadasenga rwose. Ni uburyo bwo kwiyiriza kugira ngo umuntu ate ibiro bigiye bizengereza abantu ku isi yose, ugasanga bafite ikibazo cy'ibiro bibangamye. Impamvu abantu bayirwanya si ikindi, ni uko akenshi umubyibuho uba ubitse indwara inyinshi. Nagiye mbaho ubuhamya bwanjye ukuntu barebeye ku mubyibuho wonyine w'inda babashije kumenya ko nzagira ibibazo mu myaka mikeya yari igiye kubaho, mu myaka munsi ya 60, no kuvuga no kuvuga byakagombye kuba byaratangiye mfite ibibazo by'umutima, ibibazo bya diabete. Kandi nanjye narabibonaga koko ku buzima butameze neza, ko nagiraga umuzenguruko w'inda munini, niko ibibazo byagendaga biba byinshi. Iyo ukiri mutoya ukaba ubyibushye ntago ibyo bibazo biba byakaje, ariko uko ugenda ukura ibibazo biragenda bikaba byinshi, bikaguteza ingorane, kandi ingorane zikomeye, indwara zikomeye, zirya ndwara zidutwara abantu benshi, ndetse ushobora kugira izo ndwara ukamererwa nabi, ukagira ubuzima butari bwiza. Mu by'ukuri umurwayi wa diabete arababara cyane, abarwayi b'umutima bagira ikibazo gikomeye cyane. Ibaze nawe byonyine kukubwira ngo ntuzarye iki kandi ugikunda, ntuzagire icyo ngicyo. Ibyiza rero ni uko warya ibyiza ukibishoboye, noneho ntuzagire ugera muri icyo kibazo, nibyo byaba byiza. Umuntu umwe muri groupe aho dusangira ya WhatsApp yavuze ati rero iyo uriye neza umubiri ukubaza bikeya, ntabwo wongera kubaza byinshi, kandi ugata ibiro ku buryo bworoshye. Kubera ko abantu benshi bihutira ndashaka guta ibiro, ibyo bakubwiye byose ukamera mu nguri. Ukubwiye vinaigre de cidre ukaba wamize, ukubwiye indimu ukaba wamize, ukubwiye ibyo ari byo byose. Ibyo bintu barababeshya, ni ukuri kose. Nta kintu kinanutsa iyake uburyo ubayeho, ibyo ufungura umunsi ku munsi, ndetse n'ibyo udafungura nanone, kubera ko no kwiyiriza icya mbere bitanga ubuzima, icya kabiri kandi bifasha mu guta ibiro mu buryo bwiza. Nta kintu rero kigeze gitwaye igikombe nko kuba wata ibiro wiyiriza. Wabikora ute rero? Icyiza ni ugutangira mu gitondo, ukaba wahatangira ubihagarika ifunguro rya mu gitondo, nagiye mbivugaho cyane. Wabona ubishoboye ndetse n'ifunguro rya saa sita. Yewe Jane, subwo ntahagarika kurya, yewe sinanywe, wanywa ariko ukanywa dukeya. Twibukiranye ko imitobe njya ntanga hano kuri uru rubuga rwose ni ukurya n'indyo yuzuye, haba harimo karori zihagije umuntu aba ariye. Ni ukuvuga rero iyo wafashe umutobe ukongera ukarya saa sita, uba ushaka ka 8, ntabwo ibiro bishobora kugabanuka. Niba wafashe umutobe n'uri kuguha imbaraga ukagira ubuzima bwiza, noneho saa sita ukaba wahagarika. Aha wafata akantu gatoya, agakafe, utuamande ubashije kutubona, ariko mu by'ukuri ukirinda kuba warya ugafata isahani ukarya mu gihe wafashe umutobe mu gitondo, kuko umutobe w'imboga akenshi ni uwo kudufasha. Ni indyo yuzuye, haraburamo proteine gusa yonyine, ariko ubundi biba byuzuye, haba harimo ibiryo kandi byinshi bihagije bifasha mu buzima. Kuko urabirya ukumva urahaze, ufata uriya mutobe gusa ukumva urahaze, umerewe neza. Uvuga ngo rero niba wawufashe hagarika kurya wa muntu we. Ikindi kintu twavugaho kandi twakomeza nuko niba wumva udashonje, niba wumva umeze neza, gihorere kurya, tegereze urya ufite inzara, nibyo byiza. Ko hari igihe umubiri uguha agahenge, ntuprofita ko kazi, noneho ngo uha akaruhuko, ibyo nabyo biduteza ibibazo. Ni byiza cyane kandi kuruta na mbere kongera kwirinda ibiro, kubera ko
n'iyi korona ni indwara iri kuza ifata cyane abantu babyibushye kurusha abantu bananutse. Icyo kintu ni ikintu cyo kwitondera. Ibiro ni ubu ngubu kubita ukabigabanya mu gihe ubishoboye, ndetse ukanabyongera mu gihe uri mu kibazo. Ubuzima bwiza ni ukuvuga ngo ubuzima bwiza ni uburyo ubayeho, ntabwo ari ukunanutse cyangwa ubyibushye, ariko ubyibushye akagira ingorane cyane. Ni umubiri wacu ubyibushye, indwara zirawukunda cyane, ibibazo birawubonera ku buryo busanzwe. Byaba byiza rero ubihagaritse ukagabanya ibyo biro uko bikunda. Ni kenshi cyane usanga bigoye abantu, ariko ni ibintu bishoboka kubera ko uko wahagaritse kurya, uko wigomwe, ni kugira imbaraga. Ikintu cyakagombye kuba imbogamizi ni uko ugira inzara cyangwa ukagira imbaraga. Mu buryo tubikoramo, wafashe utwo tuntu, wavuze ikawa, wavuze utuntu, wafashe utwo tuntu, inzara ntayiza. Nkavuga rero bikore, ubigerageze, harimo ikintu cyiza uzabona. Ni ibintu bidasanzwe bitamenyerewe, ariko iyo ubikoze wumva uburyohe bwacyo ubirimo. Mu gihe rero utarabitangira utabirimo, nta kintu wakumvamo, ntago wabyumva, nta muntu ujya ubyumva gutyo mu magambo gusa, ubyumva uri kubikora, nibwo wumva umubiri wawe uri kukumerera neza, ukumva uri kumererwa neza. Ashaka kubamenyesha ko byonyine kureka kurya, guhagarika kurya, bivura indwara nyinshi, indwara zitabaho n'izibaho. Ntabwo waba ufata amajene wiyiriza uzapfe kurwara indwara, izi ndwara zikomeye. Ushobora guhura na rwangendanye nk'abandi bose, ushobora kugira ibibazo, ugahura n'ikindi kintu, ariko kurwara izi ndwara zose zimenyerewe zimeze nabi, izi ndwara twakwita iz'iterambere, ntabwo bipfa kuguhangara, kubera ko ni umubiri wamaze kumenyera deja wamaze kumenyereza icyiza cyo kwiyiriza. Noneho uwo mubiri ubasha kurwanya ibintu byose. Ni ukuvuga ngo wawushyize mu biremereye cyane, noneho izindi ndwara zizaza ziwubwira ubundi ntabwo izabyumva, izumva ko ugomba nyine kurwana. Uba uri kuwushyira, ni nk'ukuwuha ikosi rya gisirikare kugira ngo akazaza gakomeye izabashe kurwana nako, ihangane nako, kandi igakubite hasi, kubera ko nyine bikora. Rero mubigerageze, n'abandi bose babigerageze. Hari igihe ntajya mbasha gusobanura ibintu uko biri, ariko nzi ko byakunda. Ukeneye ubundi busobanuro, ukeneye ko twagufasha, ndahari rwose kugira ngo mbifashe abantu, kuko ntabwo ari byiza ko abantu barwara, kandi ni cyo kintu cyampagurukije. Nahoraga ndeba ukuntu mfasha abantu hano, avuga se Imana yanjye, ibi bintu bibaye ku Banyafurika byagenda bite? Nyuma rero ntabwo byatinze, naje kubona ko Abanyafurika bari kurwara indwara nyinshi zikomeye, amakanseri, amadiyabete ari kubibasira. Noneho ndavuga mu mutima wanjye, ariko ubundi wababwira ko hari uburyo bwo kwirinda indwara. Banza ubwo buryo abantu batabuzi. Nta bundi rero uburyo bwo kwirinda indwara. Icya mbere nyine ni ukwiyiriza. Icya kabiri ni ugufata umutobe w'imboga, utari uw'imbuto, kuko biratandukanye cyane. Nkuguva nkanga ukagera hehe, byonyine urabyumva ku bantu bafata umutobe, barabizi, bamaze kumbwira ubuhamya bufatika kandi bwiza cyane. Harimo icyo ngicyo nyine, noneho hakabamo n'isupu ya nimugoroba ugiye kurya. Iya supu ikora ibintu byinshi cyane. N'abantu rero, abantu bose bashaka kwita ku buzima, abantu bose bakunda ubuzima bwabo, ibyo ngibyo byabafasha. Nanjye ndahari nabafasha, ni ukubera ko nzi ko ushobora kugira akamaro cyane. Ubundi ntabwo nakagombye kuba ndi hano mbivuga, ariko icyagirira abantu cyose akamaro, niko nkose ndahari, ndi tayari yo gufasha abantu kugera ku byiza bishoboka, kubera ko n'Imana yandemeye nicyo mbereyeho, ni ukugira ngo mfashe abantu kandi benshi. Nicyo kintu umuntu wese niwe umuhamagara ubundi wakagombye gufata wese ukabugira uwawe, kubaho ukabubereye abantu kandi benshi. Ni uburyo rero nabonye, nawe nubona ubundi uzabikore. Ni uburyo no kubabwira ibyo nzi, gufasha abantu. Ko niba mpura n'abantu 30 bose bafite ibibazo, kandi umuntu akabasunika akabona imyaka iricumye,
nuko mbishoboye, nuko bikunda, nuko bikoreka. Ngaho rero amahoro y'Imana, tuzakomeza tubiganireho, mugira amahoro.